Mbahaye ikaze mwebwe tubana muri gahunda yo kwiga ibyigisho biyobora abakozi kwiga Bibiliya. Tugeze ku cyigisho cya 11 kivuga ngo kubana na Kristo. Cyari gifite icyo kwibuka kiboneka mu Bakolosayi 3:14, haragira hati ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye ko kwiga ijambo ryawe, ubishimirwe. Uzubane natwe udusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Reka twigane ingingo yo kuwa 5 ivuga ngo kubaho imibereho mishya. Kuba Pawulo ahangayikishijwe n'amahoro ndetse n'ubwumvikane mu itorero mu bigaragara biboneka mu mirongo iheruka Abakolosayi 3, twamaze kubona amahoro y'Imana mu buryo burambuye. Reka dusome mu Bakolosayi 3:16, haragira hati ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'ubu. Iyi mvugo irasobanura neza cyane, igaragaza ijambo rya Kristo ritura muri twebwe. Nshuti muvandimwe, ndagushishikariza yuko twakwimika Kristo muri twebwe, kandi ibyo bibaho igihe dusoma Bibiliya twitonze kugira ngo twumve kandi twige ibiva mu bwenge bw'Imana. Ndagira ngo mu mibereho yawe ujye unyuzamo basi usome ijambo ry'Imana. Mu bigaragara, nubwo umurongo wo mu Kigiriki usa n'udasobanutse neza, indirimbo zigira uruhare rukomeye mu kwigishanya no guhugurana, nk'uko twabibonye mu isomo ryo mu Bakolosayi 3:16. Imbaraga ihindura iboneka mu ndirimbo irakomeye cyane. Igihe Dawidi yacurangaga inanga byagiraga ingaruka nziza ku mwami Sawuli, ariko nyuma yaho igihe byagaragaraga ko Dawidi yashoboraga kuzamusimbura, uburakari bwa Sawuli no kutishima byarabyutse. Byagaragajwe ko indirimbo nziza zituje zigabanya guhangayika, zigatuma ubwonko bukora neza, zigatuma umuntu aruhuka, zigakiza uburibwe kandi zikongera ubusabane hagati y'abantu n'abandi. Nk'uko tumajije kubibona, indirimbo ni kimwe mu bituma abantu baruhuka kandi bakamererwa neza, bakabasha no gusabana n'Imana. Ninde muri twebwe utarabonye imbaraga indirimbo nziza cyangwa mbi zishobora kugira ku marangamutima yacu n'ibitekerezo byacu? Indirimbo nziza ishobora kuzanzamura umuntu mu bya mwuka. Ndabashishikariza nkatwe abakora umurimo w'Imana, cyane cyane abaririmbyi, kujya twita ku bihangano byacu kugira ngo bijye biba ibikiza abantu, ahubwo kujya mu byo biba ibikiza abantu bibajyana mu bwami bwo mu ijuru. Kubaho imibereho mishya muri iki cyigisho muri makeya nicyo byari bishatse kuvuga. Nde muri twe utariboneye imbaraga indirimbo nziza cyangwa mbi zishobora kugira ku marangamutima yacu ndetse n'ibitekerezo byacu? Indirimbo nziza ishobora kuzanzamura umuntu mu bya mwuka. Nshuti muvandimwe, ndagushishikariza kujya twumva cyangwa tugahimba cyangwa tukaririmba indirimbo zitugeza ku gakiza, kugira ngo ubwo Kristo azaza tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze.